Hi bakunzi ba Humura TV show, mwaramutse mwiriwe yambi ndabahobeye ahantu hose muri, ndabifuriza amahoro y'Imana, amahoro Imana itanga ibe kuri wowe ukurikira Humura TV show, ibe kuri wowe udukunda, ibe kuri wowe utwanga, ko mwese muba muhari. Mbifurije rero kugirirwa neza n'Imana aka kanya. Rero nk'uko mubibona nje nitwaje ya ntwaro yangabo twitwaza tukabaho kandi iminsi yacu ikigirayo, ngira ngo dusome ku ijambo ritari rirerire kandi rishobora kugufasha. Hari ibintu mujya mwumva ukajya kumva ngo ariko nk'ubu ngubu ngeze nko mu ijuru, ngo nkasangayo ngo umuntu wanjye ngo wapfuye, umuntu twakundanaga, ngo bizagenda gute, ngo ninjyayo nkasangayo umwana wanjye bizagenda gute, ngiyeyo nkasanga umuntu wanyiciye byagenda gute, ngo ariko nk'ubu ko ngo nkajya mu ijuru nkagenda nkasangayo umuntu wanyiciye, ubwo ko ngo bizagenda gute, ngo bizaba bimeze gute. Rero hari ijambo mperutse gusoma tambona hari wenda ko ibyo twibwira tubyibwirira ahangaha, ariko menya atari ko mu ijuru bizaba bimeze. Ibyo twibwira ntabwo ariko bimeze. Hariho n'igihe akenshi muzarebe nk'iyo umuntu apfuye ukuntu tuvuga ngo tuzamusanga mu ijuru, ndabyemera tuzamusanga mu ijuru, ariko ushobora kuzamusanga mu ijuru ntumumenye pe, ukamusanga mu ijuru. Hari ukuntu abantu bavuga ngo nk'ubu ngubu nyine umukunzi wanjye apfuye, nagenda nkamusanga mu ijuru twongera twikundanira. Nshuti yanjye, ayo ni amarangamutima. Ngewe nkurikije ijambo nasomye hano, ukuntu nabitekereje, ukuntu nabyumvishe, mu ijuru ushobora kutazamenya undi muntu, kuko ubwiza tuzaba turimo n'umunezero tuzaba turimo, ntabwo uzibuka ko mu isi wari ufite umugore mwiza, nta nubwo uzibuka ko mu isi wari ufite umugabo mwiza, ntuzibuka n'abana bawe, ahubwo uzaba uri mu yindi si, uzaba uri mu bundi mwuka, uzaba warahinduwe ku buryo kugira ngo wibuke umuntu wawe bigoye pe. Reka nsome ijambo ahangaha ngo sheri wanjye ngo no mu ijuru tuzaba twicaranye. Oya, nitugera mu ijuru tuzahindurwa. Iyi mibiri ngiyi ibora n'amarangamutima n'ibyifuzo byacu dufite tuzabisiga ahangaha, tuzagenda turi abandi bantu bashya. Reka nsome ahangaha muri kino gitabo cya Mariko, ni ibice 22 umurongo wa 24. Reka bari wo mperaho ariko bari bahereye hejuru nyine ngo abasadukayi babaza Yesu, bamubaza ngo umuntu waramutse apfuye ngo ko handitsweho yuko ngo umuntu napfa agapfa asize umugore ariko adasize umwana, ngo uwo muntu niba hapfuye umugabo, wa mugore agasigara, murumuna wa mugabo azaza umugabo wa mugore usigaye. Niko abasadukayo cyangwa se abasaduseyi babazaga Yesu bati bizagenda gute, nibiba gutyo bikaba kuwa mbere, bikaba kuwa kabiri, bikaba kuwa gatatu, bikaba kuwa kane, bikaba kuwa gatanu, nitugera mu ijuru wa mugore kwazaba yarabanye n'abagabo 5 bose bava indimwe. Niko abasadukayo babazaga Yesu bitewe n'ibyari byanditswe, bati uwo mugore azaba uwande muri babandi 5. Nuko rero rekane kubisoma ni birebire, ariko aho nagambiriye ni ukuntu Yesu yabasubije. Ku murongo wa 24 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, aho ntimwayobejwe no kutamenya ibyanditswe, mukirengagiza n'ububasha bw'Imana. Umurongo wa 25, erega igihe abapfuye bazazuka ntawe uzagira umugore. Mwabyumvishe? Nta n'uzagira umugabo. Mwabyumvishe? Ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Naho kubyerekeye ko
abapfuye bazazuka. Ntabwo mwasomye mu gitabo cya Musa uko Imana yamubwiriye muri cya gihuru kigurumana iti ndi Imana ya Aburahamu, Imana ya Izaki n'Imana ya Yakobo? Ntabwo rero Imana ari iy'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima. Mwarayobye cyane. Iri jambo mumfashije twaryumva kimwe kuko rirasobanutse. Ni na kimwe mu bintu njya nkundira iyi ngiyi, ino Bibiliya akenshi niyo njya nkunda gusoma kuko niyo impa Ikinyarwanda nkumva koko nyine ndabyumvishe, ntabwo ndi gusobanuza undi muntu pe. Rero mu by'ukuri nitugera mu ijuru, nyine iyo turi mu isi tuba twumva nitugerayo bizaba nyine ari ibintu by'ibitangaza, ugahobera ababyeyi bawe bapfuye, ugahobera umugabo wawe wakundaga, umugore wawe wakundaga, abana bakundaga. Yego nibyo, niba barapfuye bafite ubugingo buhoraho, ijuru bazarijyamo. Ariko ikintu ntizeye kugeza ubu ni uko muzabonana ukamumenya. Ntabwo ibyo ngibyo bisobanukiwe neza, na cyane ko ntari umuhanga muri ibi bintu mw'abantu mwejya mbibabwira, ariko ubwo mba nungutse akantu mvuga ngo reka tukaganireho. Rero mu by'ukuri Yezu nimba yaravuze ati, ngo Yezu arabasubiza ati aho ntimwayobejwe no kutamenya ibyanditswe mukirengagiza n'ububasha bw'Imana? Erega igihe abapfuye bazazuka, ntawe uzagira umugore, nta n'uzagira umugabo, ahubwo bazamera nk'abamarayika bo mu ijuru. Ubwo rero ngiye mu ijuru ndumva ko tuzamera nk'abamarayika bo mu ijuru, kubera ko nta nubwo uzaba wibuka ibi. Impamvu twibuka ibi bintu ni uko turi ahangaha nyine, aho bibera nuko ariho turi, aho tubabarizwa aho intambara ziri. Ariko ubundi nitugera mu ijuru tuzahita tubyibagirwa, nta nubwo uzibuka ko hari umuntu wakwiciye, nta nubwo uzibuka yuko hari umuntu wakugiriye nabi, nta nubwo uzibuka ko wari imfubyi, kubera yuko muri ya marira yose Imana izahanagura ku maso yacu. Ibyo ngibyo byose bizajyana nabyo, duhita duhindurwa abazima, duhita duhindurwa nk'abamarayika. Murabizi abamarayika nta nyama bafite, ntago wamukoraho gutya. Rero natwe niko tuzaba tumeze, nimba bizaba ari mu buryo bw'umwuka ntago mbizi. Ariko hari abajya ngo bagerayo, wenda baramutse babonye nk'iki kiganiro badufasha bakazansobanurira ukuntu aho biba bimeze, kuko urumva turacyarangana ngo tuzi uko biba bimeze. Gusa mu ijuru nitugerayo, kubera ukuntu tutazigera twumva uburibwe na gato, tutazigera twumva ikintu kitubangamiye na gato mu buzima, bizatuma twibagirwa byose. Umunezero uzajya usabye ku muntu uwo ari we wese, ku buryo utazanibuka ibyo bintu ngo by'abagore ngo n'ibiki, ntabwo tuzabyibuka. Tuva hano ntabwo tuzabyibuka, nk'uko Yesu yabibwiye abana, akababwira ati mu ijuru ntawe uzagira umugore, ntawe uzagira umugabo, nta n'uzagira iki, ngo twese tuzahindurwa nk'abamarayika. Ubwo rero iyo uko niko nyine nabyumvaga, nawe ufite uko ubyumva, niba hari icyo wadufashisha washyira muri comment. Imana ibaho umugisha kandi ibagirire neza. Amahoro y'Imana abane namwe. Bye bye, ndabakunda. Mujye mwibuka gukora subscribe, mwibuke gukora like, share and comment. I love you all. Bye.